Reka twongere tubahe ikaze tunabifuriza kugira ibihe byiza, tukaba twongeye kubakira kuri channel yanyu Ihame Family, tukaba tubazaniye ubusobanuro bw'uburyo uryamamo. Uburyo uryamamo bifite igisobanuro cyabyo, kandi hari uburyo bwinshi turyamamo tukaba tutazi ibisobanuro byabyo. Niyo mpamvu nakusanyije amakuru yose kugira ngo nyababwire kugira ngo umenye nawe uburyo uryamamo uburyo bimeze. Mukore share kugira ngo iyi nkuru igere ku bantu benshi. Ubushakashatsi bugaragaza byinshi kuri ubu buryo, kandi ugasanga n'imiterere yabyo biri muri rusange nyine. Uburyo turyamamo ugasanga biri muri rusange y'uburyo abantu baryamamo. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bijyanye n'imvugo z'umubiri bugaragaza ubusobanuro ku buryo abantu baryamamo, ndetse bavuga ko imiryamire y'umuntu isobanuye uwo ari we kuko ifite aho ihuriye n'imiterere ye. Dore bimwe mu byagaragajwe n'ubu bushakashatsi ku busobanuro ku buryo benshi bakunze kuryamamo. Abantu benshi nyine uburyo bakunze kuryamamo, ubushakashatsi nibwo tugiye kubabwira icyo bwagaragaje uburyo abantu baryamamo mu byiciri. Icya mbere ni ukuryama wubitse inda. Ubu buryo bukunze kugaragara mu miryamire y'abasore n'inkumi bari mu kigero cy'ubugimbi. Kuryama wubitse inda bigaragaza ko umuntu agifite guhuzagurika mu mitekerereze. Vuga ngo niba uzi kuryama wubitse inda mu mitekerereze, umenye ko urahuzagurika, ntago byari byabaseriye cyane. Nyine mu mitekerereze ntago uri seriye cyane, aho ngaho ni mu gihe uri umusore. Naho iyo ari umuntu mukuru wavuye mu busore, ahanini bigaragaza ko arimo kugerageza gutwikira ikibazo cy'urukundo ruke yahawe, cyangwa se agerageza guhisha amarangamutima arenze urugero amuranga. Nimba tuvuge yakunze cyangwa se hari urukundo ruke yahawe, bitewe yaba ari uwo bashakanye cyangwa iki, nyine akaryama yubitse inda ari kugira ngo abikavaringe ibyo ngibyo, nyine abyirengagiza abihishe. Icya kabiri ni ukuryama ugaramye unyuranyije amaguru. Kuryama ugaramye unyuranyije amaguru bigaragaza umudendezo. Ubu buryo bukunze gukoreshwa n'abatuye ibihugu bishyuha cyane. Akenshi umuntu uryama gutya akaba arimo kuruhuka. Iyo ugerekeranyije amaguru, imoso iri hejuru y'indyo, bigaragaza ko ufite icyizere cy'ejo hazaza, cyangwa se muri wowe ubwawe wifitiye icyizere. Iyo indyo iri hejuru y'imoso bisobanura ko nta cyizere wifitiye muri wowe, nyine uba waratakaje icyizere, yaba icy'ejo hazaza cyangwa se intano yo. Uburyo bwa gatatu ni ukuryama ugaramye amaboko afashe inyuma ku mutwe. Umuntu uryama muri ubu buryo arangwa n'ubwana muri we, ndetse akaba yarangwa no guhubuka igihe ahuye n'ibibazo agomba kubonera ibisubizo. Niba ikibazo ari ufite igisubizo mu biganza bye, nyine akacyitarutsa ntabe yabasha kubibona kubera ubwana muri we, guhubuka n'iki byose. Dukomeje ku cya kane, kuryama ugaramye ukoza amaboko hirya no hino. Ibi bisobanuye ko bifitemo ubwigenge. Mu kuboko kw'ibumoso bisobanura kwemera ibintu utagoranye cyane, naho mu kuboko kw'iburyo bigasobanura kwihutira gukora ibyo wemeye. Ubu buryo bukunze kugaragaza umuntu urangwa n'ibyifuzo byinshi kandi ugira umwete wo kubigeraho. Icya gatanu ni ukuryama ugaramye amaboko afashe ku nda. Aha ngaha iyo uryamye amaboko afashe ku nda, ubu ni uburyo buranga umuntu urimo kwisuzuma kandi witeguye guhinduka. Nimba hari ibintu wari urimo ubona bitari byiza, cyangwa se bifite impact mbi kuri wowe, bigatuma nyine iyo uryamye ugaramye amaboko afashe ku nda, uba uri ready kuba wahinduka. Icya gatandatu ni ukuryamira urubavu kandi ugororotse. Kuryamira urubavu rw'ibumoso ni uburyo bwo kugaragaza ko uhangayikishijwe n'ibigiye kuba cyangwa se ibiri kuba. Iyo uryamiye ibumoso, ibiri kuba, ibigiye kuzaba uri kubitekerezaho, uhita umenya ko nyine uhangayikishijwe n'ibyo bintu. Ariko iyo uryamiye iburyo, ni ikimenyetso cy'imyitwarire y'umuntu ukomeye cyangwa se wikanyiza, kanyaraye. Dukomeje ku cya karindwi ni ukuryamira urubavu ikiganza gifashe itama. Kwifata ku itama ubwabyo bifite ubusobanuro bubiri. Umuntu nagukora ku itama ry'ibumoso azaba arimo kugaragariza ko akwitayeho. Ibi ariko bihindura ubusobanuro mu gihe umuntu abyikoreye, cyane cyane asinziriye, kuko bigaragaza ko akeneye gukundwa. Ukeneye urukundo nyine aba yifashe ku itama yihebye. Umuntu nagukora ku itama ry'iburyo uzamenye ko aguteye imbaraga. Naho usinziriye wifashe ku itama ry'iburyo aba akeneye umuntu umutera imbaraga. Ugukoze ku itama aba aguteye imbaraga, waryikoraho ukeneye none umuntu
ugutera imbaraga. Kandi nguko rero ubwo bwari ubusobanuro bw'uburyo abantu baryamamo butandukanye, sleeping position. Ubwawe ni wowe uzi uko uryama, ni wowe uzi uburyo bigenda. Nabakoreye research kugira ngo mumenye ayo makuru. Yewe nitwa Iga, ibindi nakagaruka mugende murebe n'izindi video zabanje. Ubundi ndabakunda cyane. Ciao ciao.